umugore ngo yamwibye ngo yoze. Iyo ni imitwe utangiye kuzana kugira ngo amafaranga utayamaho. Shawa kwanze tunangagurukira iwanjye ugende. Hita umpagurukira iwanjye ugende. nazanye itute yewe uzi kubikubara ko nyine ntazagira umuntu ubimenya uriya muhungu wanjye atazancabura. abone kino afite n'imbaraga. umaze kuzana akabara. Yewe ndi mama wa Kevin. Nta soni urareba igihe wahereye. Ziruka ntugarukire mu rugo. Kabiba wangakaza ntihanisha mu ndeka. Gasiri abo bantu uri guhamagara ni ba. Abarira perika kununga. Oya giye reka nkubwize ukuri. Ibyo nkubaza si byo uri kumbwira. Sobanurira neza. Mama reka nkubwire. Ubundi uwo mukobwa ni mwiza nibura. Ni mwiza kuko afite amafaranga. Mama reka nkubwire. Ngaho mbwira. Kangusobanurira umukobwa. Umukobwa tugiye tubana ngiwe. Ndi kukumva. Mbwira. Numukobwa babyaye nabi se. Okay. Asi mama nawe wacha n'umuriniki. Ngaho mbwira. Oya ariko kwanza reka mbanze nkubaze. Ubundi uwo mukobwa utaragira n'ibyo umbwira byiwe byinshi. Iwabo bakora iki? Ni iki kintu? Ngenda kubwira akazi ke wabo ntakonzi. Oya reka mbanze nkwibwire ntakuzi. Ntakonzi. Nibura si wabo nabakire n'abanyamafaranga ku buryo tuzajya twicara ku meza amwe tugasangira. Cyangwa niba abandi barupiga batazigera basangira natwe ku meza amwe. Ibyo nabyo ntabyo nzi. Ariko nyine ngereka mubwira. Ngaho mbwira. Mama rero njewe umugore tubana ni umugore wari ufite undi mugabo. Wari ufite iki? Ngaho mbwira ufite undi ngaho mbwira nuko. Iriya mbwebwe iriya ngunzu koko ije kunekera imitwe. Yiye ngunzu se kandi utangiye ubyutse uri gutukana we. Uzi yankerebende yavuga ngo igiye kutuzanira amafaranga. Agejo yazanye ngo yazana. Sha wabyihore kubu numva nataye umutwe. Ubakaba ananyibukije n'abana banje. Bura yatinze buraraza kuyazana mu kanya. Reka dangejo ngo barayamuhaye. Arangije azandukambwa hana hamayezi. Ngo umugore ngo yamwibye ngo yoze. Iyo ni imitwe utangiye kuzana kugira ngo amafaranga utayamaho. Sha wabyihore. Iyo umugore we ngo yose ngo yayibye ngamuterera n'umwana. Umugore we ngo yagize ute? Ngo yose yayibye ngamusigira n'umwana. Numvaga mbwira n'ibindi byinshi byakimbwira gutyo. Nese numva ntaye umutwe ibindi byinshi sina nabyumvisha. Ako numvishe ngo umugore ngo yayibye ngahita musigira umwana aragenda. Ariko wowe uringiye. Rero nyine ngiye twarakundanye ariko abana n'umugabo n'urundi. Nuko umugabo nyine barashwana. Nyine kubera ukuntu twakundanaga. Komera. Tayizera mu rugo turibanira. Muribanira. Yego. N'umugore wundi mugabo. Ese ni gitangaza. Ariko ubundi kuri umuhungu mwiza ujya gushaka abagore upapuje abandi bagabo kwiteretera byarakunaniye. Ubu wabuze n'ibikobwa byiza bibebera by'amabuno n'amataye. Ako si mama ngiye ku buryo byaguha amafaranga bifite amafaranga. Kuri umusore mwiza waburiye hehe umukobwa mwiza ufite amafaranga uteye neza. Uwo mufuru uzicarana natwe tukaganira tugasangira. Umuntu wakuroza amafaranga nuko. Noneho ngo ni n'uwo papuje abandi bagabo ariko nabyaye abahungu b'ibigoryi Imana. Ayi Mana yanjye we. Ariko se Mana yanjye n'abandi babyeyi ariko ubungu b'abahungu nabye mbega ibihungu byanjye we. Muri ibigoryi ibihungu bitazi no kwiteretera bijya gupapura n'abagore b'abandi. Yewe Mana we, ibihungu nareze mama, ibihungu ndabirihirira biriga, ibihungu mbishakira akazi, ibihungu mbiha amazu yo kubamo, none ibihungu rwose ubu bagiye kujya vuga ngo bya bihungu byo kwa runaka bishaka abagore b'abandi bagabo. Sodi ubu wabuze umukobwa. Giye barekana nakwibwira umukobwa rero sasa nkeneye ugomba kuzanyereka apana uwo nguwo ndi kumva rwose. Ntuzi wabo gute umuntu azaka guteka imitwe amafaranga bayajyanye nawe ugahita ubyemera. Oya nanjye namubwenga agenda ari kugushyushya mu mutwe nayo yatwaye. Ngeso ukuzi ndoroshye.
niri umva mushi ntabwo yayameze ibaza izina ry'Imana ndarahira ku Mana yanjye yo mwijuru ari amafaranga nyabuze usibye kwica uwayagurishije nawe nkakwica. oya ntago agomba kubura ubu se ngende umwana nanjye ubu ngomba kwiga ubundi bwenge pfa kuba narumvishe ko ahari amafaranga narayapangiye mu mishinga yose ndi gupanga Mariya amafaranga kumva rero ngo amafaranga yabuze usibye guhitana umuntu byonyine. wakwereka ngewe ibikorwa narimaje gupanga ongera umbwire ngarakubwiye ngo amafaranga ngo numvisha ruhebeba ngo umugore ngo yarayibye ariko ma niba ari byo niba atari byo amafaranga atabamo ibintu by'imikino zikatagukinishije. oya yese nabyemera ndamubwe ngo nagenda yanzane cyangwa nzanira abana banjye bapfuye uzikatagukinishije bura mu bintu by'amafaranga ko namiki cyane amafaranga abangana kuri uzi ko baba bangurishirije abana ariko buriye hanjye wabyaye nkaba narabyariye ubusa naringize Imana ngiye gukirira ku bapfu banjye. uri kumbwira ngo nta n'amafaranga agira wambwiye ko atigeze aniga ngo ni inkundo se barazinywa nkeneye umukobwa noneho nkubwira umukobwa nkeneye umukobwa wize ufite akazi ufite amafaranga pana umukobwa ugitangira akazi iwabo bafite amafaranga bafite akazi ariko si waretsuka nanyumva ibintu byose uri kuvuga ntabwo ushobora guhura muremure ndetse muremure ubyibushye uteye neza ufite amabuno n'amataye ku buryo abashyitsi bazajya baza kudusura nabereka umukazana azaba biwa reka nkubwire iryo risubiza buri kwe ry'umukobwa wakuye ku wundi mugabo undi kwiteretera byarakunaniye ibyo bintu byose uri gusa urwo rugo rugira utazi gutereta abakobwa rukajya gutwara abagore b'abandi baragutereteye urarongora nta soni ni nkaho yabangurishirije abana reka yakoye mandwa za data we reka ibintu ngiye ntabwo ndi kubyo izima ariko se reka nkubwire ubundi gute wamwizeye agakurikirana ikirego cyawe ariko se ubundi kuzi ko ntize ndinjije ziyobora izindi koko wa muhungu we nawe kuzi ko ntabyisho nari kumenya abacaye kuzi ko tuya no kwa Gakwerere igihe yapfushije umwana ari we wanyambukije ya mihanda y'imikara ubu koko ubugira ngo ngire ubuyobe kuko ntasobanukiwe koko ariko ibaza ari amafaranga tuyabuze Mana ariko rero nanone nawe witwa ngo urasobanukiwe ni ukuyakunda no kuyashaka gusa wakabaye ari we wabyirutse mu mwana wa ntago amafaranga yanjye mba nyabuze Mana yanjye reka nkubwire Keve urambabaje wumve ngo urambabaje kwanze tunambagurukira iwanjye ugende hita umpagurukira iwanjye ugende Mana ntago nari kubyirukangamo nanjye ngo mbishobore n'ukuri none ukabona kuko ngewe rero umaje kugera ahangaha ari ngewe washobora ibintu nka biriya by'abantu bakiri bato bagiye no muri ibyo ngo ni amashuri ariya mafaranga miliyoni 120 umugore yaterute uwo mugabo karinjije ariko uzi ko buriya abantu batasigaye bagitekereza urifashe wizeye umuntu ubonye amafaranga angana kuriya ntuyabonye ngo yashyikirize ba nyirayo ahubwo ngo isuye yashyira mu nzu nibyo bya bindi nyine nakubwiraga nanjye ntukazajya umbwira nibyo bya bindi nakubwiraga uvuga ngo uzayabika mu nzu ngo yabike reba nawe bwo yayashyize mu nzu bahita bayaterura ibyo ngibyo tubyihorere nibura wenda yaba yaranayangejejeho koko ukayankirira babandi wenda akaba ari nabo banayambiki ngiye guhiga umuntu bita gatoyo gatotorwa n'intoza gatotorwa mu matotwe y'izi nkoko ngo amafaranga ngo bata Mana we nshakira bwabo bamutumbaga niyo gatumba urunero ahubwo umuntu ibintu byavamo ihute genda kandi uriya mugore w'abandi wambuye umugabo we ejo mu gitondo sinzamusange mu nzu yanjye wanyumvise neza nsange wamuhaye umugabo we wamushubije nyirawe bihungu by'ibigoryi gusa nta n'isoni uracyaraha hafi ndavuze ngo genda ntusanga bishyira no mu rugo ihute genda nta soni ibihungu by'ibigoryi n'igihe mugore wabyaye nabi Mana yanjye we
oya ntabwo bishoboka ntabwo mbyumva bishoboka bite ko abahungu banjye bose bananira ariko mana yababa we ariko ubu ninde wandogeye we aho imana yanjye we ninde wandogeye ko Sarongo sura muyobewe twajyayo akuzi ko ari byo twajya kwa Sarongo bayazana batumva natangaho mu dukoko tubiri ziba mu koko babiri se Sarongo yayemeye ibihumbi byo 50 ego ko kwa Sarongo ni ibihumbi 50 ubundi cyo wabuze cyose ukakibona tukayakura heze baba we none nawe yumvira umva nkubwire muri zira nkwavu yavamo ntago yavamo usibye kugurisha ikibanza twagurisha ahandi ruguru twavuye ariko ubu nyambuye mwana we none ambura ndi nyoko se nako ndi umwana wawe ngo bya none twakikora mu nda tugashya kabiri tugatangana hariya hakagenda uwo muntu ntabishobore nitwaba dusigaye turira mu myotsi nka bakame nta n'umuntu utamuzi wakorana na Satani ubundi akuzi ko burari igihe kigera Satani akagira abahemera isi kababona bamwe bigakunda abandi ariko ma njye nkubwiye ngo niyo hataba Sarongo niki izina ntago yari amafaranga nayaheba ntago nayaheba narayapangiye mu mishinga yose nakoze ariko uziko ngo amahirwe aza rimwe mu buzima uzikarara rero mahirwe yacu bega gato yo gatondagirwa n'intozi Imana yiguhaye amahirwe rimwe ikaguha amahirwe kabiri ikaguha amahirwe gatatu ikaguha amahirwe kane ikaguha amahirwe gatanu nta yandi mahirwe ibiteze ku mwana wa noneho ubu rero ubu noneho tugiye gusenyera umugozi umwe turebe ikintu twakorera kariya kantu ngo ni gato biriya bintu ni umugambi yize n'umugore umugambi se amafaranga bayibute kandi ari n'umugore we none ubwo nkawe njijuke ubwo nyine turabigenza dute ubwo nyine niwe ntegereje igisubizo niwe ugomba kubitekerezaho neza ukazanyobora inzira dore mwana wanjye rwose ibyo nzi ni uguhinga uzi ikintu ngiye gukora ngiye kugenda njye gushaka uwo gato tuganira nitumara kuganira nzumve neza ninsanga kuko yarayabuze ndamwica